umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Abefeso igice cya 4, icya 5, icya 6 n'Abafilipi igice cya 1, icya 2, icya 3 n'icya 4. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Abefeso igice cya 4, ubumwe mu kwizera. Imana yatugiriye neza kubw'urukundo rwayo gusa, yadutabaye nta na kimwe ibanje kudusaba. Niyo mpamvu dukwiriye rero guharanira kwihesha icyubahiro mu mibereho yacu, twihangane iteka, twuzure ubugwaneza ndetse amahoro agwire hagati muri twe. Imana kubw'ubuntu bwayo hari abo yagize abigisha, abandi abagira intumwa, abandi abagira abahanuzi. Ibyo byose kwari kugira ngo abakristo twese dukure mu bya mwuka, tuve mu by'ubwana. Abakiri abana mu by'umwuka bahora bajarajara, bateraganwa n'inyigisho z'ibinyoma zose. Hari akaga kari mu Befeso kuko benshi muri bo bari bakigenda nk'abapagani. Ubwenge bwabo bwari bwarakomeje kuba mu mwijima. Imana iduhamagarira kuzura umwuka wera ndetse no kumurikirwa n'umucyo wa Kristo ngo tugendane imico myiza. Pawulo yasabye abizera b'Abefeso kwirinda amagambo ateye isoni ndetse abingingira kujya barangwa n'amagambo akomeza abayumvise. Imana idukomereze mu murunga w'urukundo. Abefeso igice cya 5, kwigana Imana. Muri iki gice Abefeso ndetse n'Abakristo aho bari hose basabwa kwigana Imana maze bakamera nk'abana bakundwa. Dusabwa kwirinda ibyonona byose ndetse n'ibiteye isoni. Pawulo yabibukije ko niba baramaze kwakira ubuntu bwa Kristo bakwiriye noneho kugendera mu kwizera. Yaravuze ati, mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Abatagira ubwenge bariyandarika, bariyonona ndetse bakora ibiteye isoni, bishyira mu kaga, bora bameze nk'inyoni zihutira kugwa mu mutego. Ariko abanyabwenge barigengesera, bakitonda ndetse bagacunguza uburyo umwete kuko bazi neza ko iyi minsi turimo ari mibi. Muri iki gice Pawulo yinginze abagore ko bajye baha abagabo babo agaciro ndetse n'abagabo basabwa guha abagore babo agaciro. Dore akaga kariho muri iki gihe, usanga umwe mu babyeyi ahagurutse agata umuryango we. Imana irinde imiryango yacu. Abefeso igice cya 6, iwacu mu rugo. Abana mujye mwumvira ababyeyi banyu igihe cyose barimo kubayobora mu byiza. Imana izaduha kurama imyaka myinshi yuzuye umunezero nituramuka dukurikije inama nziza zose duhabwa n'abakuru. Ababyeyi ntimukabe babi ngo mujye mukariha ngo abana bahahamuke. Si iby'ubwenge kubona umubyeyi afite ubukana nk'igisimba, kandi Imana Data wa twese iduhamagarira kuzura ubugwaneza. Abakozi namwe mujye mwubaha Imana, maze ku kazi mukore neza nubwo haba ntawe uhari wo kubacunga. Abakoresha abakozi namwe mujye mubaha agaciro kuko musangiye So wo mu ijuru. Iyo ufata umukozi nabi uba usuzuguye Databuja mukuru kandi ntazabura kuguhana. Ahasigaye twese twambare intwaro zose z'Imana maze dushobore kujya dutahura uburiganya bwa Satani, bityo duhore dutsinda iminsi yose. Unesha azicarana na Yesu mu bwami bwe. Abafilipi igice cya 1, kwishimira abizera b'inshuti. Abafilipi niho Pawulo yamamajemo ubutumwa bwiza mbere muri Makedoniya. Ubwo yari afunzwe, Abafilipi bamwoherereje imfashanyo maze yandika urwandiko abashimira ndetse baha
aduhamagarira gukomera mu kwizera. Uru ni rwo rwandiko rw'ibyishimo, kandi ibyo byishimo bituruka mu kwizera Yesu. Pawulo yabandikiye ababwira ko abasabira iminsi yose. Benshi bari mu makuba buzuza amaganya ahantu hose, ariko Pawulo yaranditse ati, kuva nafungwa ijambo ry'Imana ryateye imbere, ndetse bene data benshi bakomeye mu kwizera kwabo. Imfungwa zari zifunganywe nawe, ndetse n'abasirikari bose bamenye ko Pawulo ari intumwa ya Kristo. Pawulo yacyashye abigisha ibya Kristo bagamije kwikururiraho abantu cyangwa bagamije izindi nyungu. Reka twese tube abagaragu ba Kristo bashimwa nawe. Abafilipi igice cya 2. Kwiyoroshya no gukomera kuri Kristo. Twese tugire amatwara ya Gikristo, twicishe bugufi, tureke kwikanyiza, twirinde kugira icyo dukora tugikoreye kwishyira hejuru. Yesu yaduhamagariye kuba umunyu w'isi ndetse n'umucyo w'isi. Pawulo yabisubiyemo kenshi kuko yifuzaga ko abizera bagira amatwara ya Gikristo. Iyo twese tugenda nk'uko yagendaga, isi yari kuzura amahoro n'ibituze. None dore yuzuye urugomo n'ubugizi bwa nabi. Pawulo yifuzaga kubatuma Timoteyo, ariko abanza kohereza Epafrodito kuko yari yarabanje kurwara araremba, maze Imana iramukiza. Uyu mugabo yari yarakoze umurimo atizigamye, maze akurizamo kurwara bikomeye. Iyo turi mu murimo wa Nyagasani, akaga duhuye nako tujye tugatura Imana, nayo izajya iduhagararaho. Abafilipi igice cya 3. Gutunganira Imana. Bene data, mwishimire mu Mwami wacu Yesu kubera urukundo rwinshi n'umunezero. Hari ubwo Pawulo yandikaga ibintu abisubiramo kenshi, ariko yabasabye kimwe ati, mwirinde za mbwa arizo abagizi ba nabi bakunda kwikebagura. Abayuda batakurikiye Kristo by'ukuri birirwaga bateza umutekano muke mu bizera ngo bikebagure nibwo bazajya mu ijuru. N'abagizi ba nabi kuko ntibazi ko gukebwa kwa nyako ari ugukebwa mu mutima. Kwiriza ubusa nyakuri ni ugusonzesha kamere ikora icyaha. Gushishimura imyambaro nyakuri ni ugushishimura umutima ukora ibyaha. Twese rero ubu turi intakemwa kuko twemeye Yesu, yaduhinduye abera. Iwacu ni mu ijuru, aho dutegereje ko umukiza wacu azaturuka. Abafilipi igice cya 4. Andi mabwiriza. Bantu b'Imana, muhagarare kigabo, mukomere kuri Nyagasani Yesu. Eudiya na Sintike ni abagore babiri bari bafitanye amakimbirane mu itorero ry'i Filipi. Pawulo yari yuzuye umwuka wera, aho kwita ku makimbirane bafitanye, ahubwo yasabye guhuza imitima. Bari bafitanye isano ikomeye y'uko ari abana ba Kristo bombi. Ibyo byari bihagije ngo bashyire hamwe. Igikwiriye gushimwa tujye tugishima, kandi ikidatunganye duharanire kucyamagana. Pawulo yashoje ashimira Abafilipi imfashanyo bamuhaye ati, ndabashimira ko mwanzirikanye cyane. Imana izabahundagazeho imigisha myinshi. Muri iki cyumweru cyose Imana izakibaze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwire iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni kuki abayoboke ba Kristo bakwiriye kugenda nk'abanyabwenge? Icya kabiri, ni iki Pawulo yashimiraga Abafilipi? Icya gatatu, ni abahe bagore babiri bari bafitanye amakimbirane mu Bafilipi? Imana ibahe umugisha.